3, 2, 1. Ubundi iyi STT mu magambo arambuye ni iki ikora ite? Umva cyanteye ikibazo. Niba iki kigo kitemewe sa, ni gute urwego rwa leta rwakiriye abantu baje guha inkunga abaturage bakora ibikorwa bite? Ubu si ibintu byose biba rwangombwa ari Rwangombwa hari ni Muhamureke. None se aba YouTubers, Facebook, Instagram n'abandi nabo leta igiye kubafungira business ko ari biri online. Abantu bakwiye kumenya ko guhinga no gukorera leta atari ibyo bitanga amafaranga gusa. Iyi company yari ifite ibyangombwa bya RDB ariko bajyaga baduhisha amazina y'uwanditse kuri ibyo byangombwa. Guta umuntu azagakorera mu gihugu ibintu bitemewe akamara imyaka akatwiyereka akatubanamo akadutera inkunga ku isaha runaka ngura muntu ntabwo yemewe. Muremera ko hano umuntu ashobora kuza agakoresha igiterane gisa n'icy'abakono tukakirema tutazi icyabaye? Gatubaye ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu by'umwihariko ikiganiro cyacu ku Karubanda. Sa mumeze mutese? Meze neza. Sa iki mfite amakuru. Urumva urabona hari ukuntu ngo abarokore bavuga ngo Imana Kamedi ni bana bayidawe shuwa. Urabona utudupira tudushati nyine mba nadoze. Urumva ngo abagabo nibo bambara bonyine nyine, ariko hariho umwihariko. Ubu urabona hariho amabere ibipeso byacu ntabwo ari nk'ibyawe. wowe urabona haba ari utuntu two ibyanyu ni ibya kigore. urimo areba amabere none oya ibipeso aho bitereye cyangwa ahorosha ibipeso. wowe uvuga ngo aka gashati nambaye nakagore urimo urabona hindi byara. Abadukurikiye mu nsubirize Sam kamvuza ahorosha ibipeso ntacyo kujya intambara yitagiye ariko abagore rero bari hirya no hino. Aka ni agasayiro gihe nidodeye gasatira k'abagabo ariko abagore tunabadodera n'andi mashati meza. Yego, amakanzu se uzanye tise yawe wiguriye kuko ukunda aho wahuye nayo uraza ukazana design ubundi tukakwatsa. Turashimira abakomeje manevure gusa nta kindi. Hari umukobo yaradoda ararema maze nawe undi w'amantu aramuga ati amabere ugatunarike nkundi ugahagire zero amatayo ugadubure cyawe umuntu agasohoka ngo ari nka wa muntu wo mu Gisabo. Niyo dusanze batakunda tukurangira kwa Rubangura ngo baba bafitemo yandi y'abatatuwanye amadeduwana ngayo nguko. Reka twizere ko weekend yagenze neza, hari byinshi biba byarabaye. Mfite indi nkuru nshaka kuza gushakira gatebe irenza abavandimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ngo ikora mu bushake bwayo. Buriya ngo n'ubutabera bukora mu ki? Ubwigenge bwabwo. Ariko reka ndagira ngo mwumve ubwigenge buri hano ni musanga atari niba ari irankuru. Yes. Niba ari iri iyihe yimbwire nyiryamyeho yimbwire umuvandimwe ngo gira gutya ngo ku mugoroba ngo iminota 5 ngo 7 ngo ugira iminota 5 cyangwa ni 7 utarenze iyo ku munyeshuri se ku munyeshuri umwana wa Dodi Seta iyo ni wowe ndagira ngo yiryameho nanjye nyihagarare ryamye ku cyemezo cy'umucamanza. Ngewe rero icyo nemera mu bwigenge bw'umucamanza nibyo. Umwa ucyambere uyu muntu ayobora iki kigo ayobora uburezi mu murenge uriyo cyangwa wabyitiranyije w'inkuru Sima Karongi. Karongi uretse rero nkuzanira inkuru ni umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge. Imvura iraguye abana barimo gutaha umwana avuga ati kanugame ku murenge ku rugo ku muyobozi mu rugo rw'umuyobozi w'amashuri w'uburezi. Umwana yikozayo barebye imvura y'Ikarongi n'ukuntu bimeze n'umuje navuga ati ntabwo natuma ugenda muri iki iyo mvura ryama atariko umwana aguma akabazi ngo ari buryama imvura nihita ko bwije. Urabona hari ukuntu babatanga inyuma y'imisozi araryama. Bigeze umukobwa yaramuga ati ngira uburiri bo urumva n'umuje uri muri geto namara niyo navugaga bararyamye. Umwana afite imyaka 17 undi n'umuyobozi w'amashuri muri uwo murenge umwana yigamo. Buriya uretse ko sa ntibambwiye ko umuryamyeho komeza umugundire sawa inyihinduka uyihinduka ntabwo ariyo nkuru dushaka kuvuga aho gendaje mbivugire ku by'amafaranga yaciye ibintu Kigali. Amafaranga yaciye yakoze hasi
ibintu ntibuka ibyo ari byo Yego. arangije bigeze mu gicuku ngo nka saa 8 undi aramubwira turama ariko numva byanze undi atashwe ibyabayeho uko byagenze babyumvikanye cyangwa batabyumvikanye itegeko rirengera umwana wasambanyijwe ntirisuzuma ubushake bw'umwana iki tegeko ryita umwana ari munsi y'imyaka 18 ntabwo itegeko risuzuma kabone n'ubwo uyu mwana yaba ari we wishyuye umugabo yamuguze nk'indaya itegeko iyo rigeze aha ntirigoragoza ngo umwana iyo yemeye iyo ari we wizanye iyo ari we wakoze iki nk'uko ryasuzuma kuri sikovi ubushake bwanjye umwana nta cyemezo afata ku gukora imibonano mpuzabitsina bibayeho umwana amutera n'inda umwana ashaka no kuyikuramo se umwana ati mba nkuroga keretse mbanje kumenya se wiyinda umukobwa ati inda igomba kuvamo kuko ntujuje imyaka ise ubyara umukobwa ati ngombe menye iki waguteye inda umwana kuki yamuhishaga hanyuma uyu muyobozi ko yarazi ko yateye inda yujuje imyaka y'ubukure ngo kuki atagiye kubwira kwa sebuko atirega ningewe mukwe ariko se koko uretse nkomeze sana idosi ariko sa waretse idosi nkaza kuyisoma umucamanza yavuze ngo iki kirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite uzi ngo gena bimenye ne ababyeyi Karongi nibo barahamagara ngo aho kugira ngo abana bacu basubire mu ishuri umugabo akiyoboye uburezi muri uyu murenge turabacyuba ababyeyi no kwigiza nkana tugiye muri dossier reka tuzayisome nkwereke ingingo nanjye nashingiraho nducakuriye ejo tuzasoma urubanza ubavoka uwasambanyije umushinjacyaha n'umucamanza nkata Karongo hari ahantu nta shingiro gifite kubera ko ngo yamubwiye ko ngo afite imyaka 18 yabirebeye kuki yabimweye nzaguhinginga ndagira ngo uzajye uzana n'imanza zaciwe uzihuze niba umucamanza yarafashe ikintu cyo gufunga kid ko umukobwa ufite imyaka y'ubukure atari afite ubushake bwuzuye kubera ko undi yari wayoboraga irushanwa twari turi mu bihe by'akaga uyu mwana yari mu gihe cy'akaga kuko imvura yari yaguye ari nijoro yaraye kwa mwarimu ibintu birimo guhura barambabarira twagiye nanjye nzaguha ingingo yanjye ijyanye na jurisprudence yanjye uretse tujye ku nkuru dushakanyirize bavandimwe rero bene data ibi bibazo byose dufite n'ibindi turabikemura mu kwishakira ibisubizo abanyeshuri batashye abanyeshuri mwese mugiye kuza muri vacances mu mafaranga make mukorera mu mirimo mukora argent de poche babaha mwizigamire muracyari bato mujya mubona iyo uhuye n'umusaza uhetsa agafuka arimo kuvuga ngo wamfungure genda kuri buri rugo uwo nuri mu rugo ari muri gare mwabaje nimwe bagabo bagore mwe mudukurikiye muhangane nuko ukomoka kuri mwe atazaza mu cyiciro cy'abafunguza uzi kubona umuntu w'umugabo ari ku murenge ari ati ni mu ntabare mujye kunkurira umugore mu bitaro yararwaye ntabwo tugira aya mituweli ariko ngabyaye kangahe gatandatu ngiyo mbyaro ni ya gatandatu ni ya karindwi iyo umuntu afite imyaka 25 akajya yizigamira ibihumbi 5 muri ejo heza mu myaka 55 azaba afite miliyoni zisaga 100 azaba afite 14 zirenga izi miliyoni 14 zirenga haba harimo imwe na magana inyungu abona afite 25 afite 15 murumva yuzaba ufite kuri 55 icyaka birabikorera mufite akazi mushoboye ni muzigamira abana banyu nibuka ubuzima twabayemo twirwanaho ababyeyi bacu badafite ibyo baduha wabayeho muri ubwo buzima kora ibishoboka nubwo umwana wamwigishije ariko ashobora gukura yagera ku myaka ingahe akagira ibyago akamugara akatabasha kujya mu mirimo hari ukuntu basore b'i Kigali baba bari mu kazi batekereza ugasanga babibusanyije nigeze gufata initiative nkavugana ariko amafaranga nishyura nyir'inzu hanjye wajya nyiyishyuraho gake nkareba insurance ishyiramo kubisamo imyaka 2 agiye kubikuza usanga harimo izo bihe by'akanda covid ayo mafaranga yari menshi arakugoboka rero murajya kwa nyir'inzu nawe uwongeye ukihahane ntago bivuze ko umushahara uhembwa uhise utari bugira iki kumarira none sinzi ukuyishyura bakayatwara ukaryama ukirega tuyiryamamo gusa kuyishyura 100
kandi nyir'inzu yabyutse ayishaka ko gusohora mu gihe ejo heza Cyane. urasizemo nayawe Nayawe. ndagira ngo mbabwire ngo nabonye ikintu kitambura muri iki gihugu leta yatinda ariko ntiyambura icyo koze ushobora gusanga nko muri minikofini barimo bishyura amafaranga umwami Rudahigwa yambuye umuntu ingero ngo zirahari yamubwira ati namushyiriye inka njyana ubwatsi njyana amasaka ambwira ko azanyitura ambwira ko azanyitura ntiyanyituye kandi nahaga ubutegetsi mu byanjye ubwami nibura ariko guverinoma niyo yafashe niyo yafashe hahandi yarari cyangwa muhave mpishyuze uwahasigaye ubwo wuziyera agatangira kwikoza iriya ati harya ubwo inka nangahe ibiti birahari izi biti bihari inka bimeze bite bavandimwe rero ushobora kujya kuri website cyangwa se ugakanda akanyenyeri 506 ugakurikiza amabwiriza ibintu mukabireba rero amafaranga ubwo navugaga amafaranga twari tuvuye ku bintu by'igitsina aho umwarimu yarongoye umwana tuzabigaruka amafaranga Kenkare Evidence Company nimutubona ko mujya gusa jewe nayo kuzisanga Nyabugogo mu kubaka amazu akomeye noneho rwangombwa avuga ijambo niyo mpamvu mu bwangu ijambo ry'umutwara bari ijambo ntiyabivuze abantu bakagira ngo araganira kampani zaswenyutse wa mwana ufana rero atari uzisenye sko atese ibintu yavuze ubona atarajya ngo yaciye inyuma kuri telefone ahabwe ngo ndavuze ngo ibyo ariko twaje kukuvumbura ibaruwa ngo wavugaga ngo yandikiwe Beneri ngo ntiyariyo ni ikiwane fake leta kariyo yacinyeho kashe se ndindeho kubivuguruza ni fake leta ari nayo igashyiraho kashe ya fake leta ndindeho kubivuguruza nibwo rwego rwa nyuma na kashe wabonye yari fake bayiteruye ahandi Samu wakwemeye nababwiye cyari gihari Samu wakwemeye kuri mu banyamakuru cyari cyanditse wakwemeye ko isomo wize ryari ryitwa gucekinga fake aho nyine nabyemeye ariko se none se niba warazanye ikintu cy'ikiwanu ukakitubwira nk'inkuru ahubwo fata umwanya usabe rubanda imbabazi aya ndasabye imbabazi wenda kubera ko wishyiramo ibintu bya wenda saba imbabazi ko nababwiye saba imbabazi bene ibyo kuvuga uti giye umunyamakuru w'imyaka uzi imyaka umaze uri umunyamakuru ntigiye kuba 9 ugiye kuba 10 ni 19 vuga uti jeswi Samuel Mutungire ujye usubiramo nk'aba muntu waje kurahira atazi kusoma sikove ikisi oya winjijisha nyine ndabigarukaho mu bintu byo gusezerana itegeko nshinga rivuga ko mu Rwanda hemewe indimi zingahe 3 karizo zikoreshwa mu butegetsi iyo basezerana ubutegetsi bwahavuye se nibwo buba buhari hanyuma ko dusezerana mu rurimi rumwe wagiye usaba icyongereza biranga abazungu se ntibakivuga bankoroka ejo ntago umuzungu bamuhaye inyandiko y'inyarwanda akarwanana nuko umukobwa yaje kwandikisha amazina y'umugabo ayandikisha mu kinyarwanda ni urugero hanyuma noneho barebye ku isura babona ku isura sibyo biramure wenda n'umuzungu uvuga ikinyarwanda bambabariye waje kwandikisha ko azasezerana yari bubaza ubuyobozi ati ko umwe muri twe atavuga ururimi twese tuzavuga igifaransa basi se bajya bagira version nyine ngo bayishyire hariya umuntu yitewe ntabwo hari yari amahitamo iyo ufite serivisi ukeneye urayisaba Samu tugaruka ku cyo gusaba je nakubwiye ngo kuki badashyira impapuro zose uwusoma icyongereza rwiyumvemo ntabwo hari ahantu ari tombora ngo uvuga uti ni ntafata rimwe ndafata kabiri uraza ukavuga basi se babibonye barinda kugusubisha mu kinyarwanda aterwa n'umuvugo none se karirwo wahisemo kutarusabye uriya muzungu yahisemo ikinyarwanda none yaraje yiyandikisha yarabisabye ati reka nisabire imbabazi ibintu bire none se je nabonye abazungu barahira mu rurimi rundi nabonye n'abanyarwanda bamaze imyaka mu mahanga batazi ikinyarwanda barahira mu Kifaransa hano mu Rwanda cyane ariko se kucyabanye abandi babyangira biba byate uriya mukobwa n'uriya mugabo yapfaga ikimugira umugore undi agapfa ikimugira umugabo havuga ati najya mvuga ngewe ziko yarayemo n'ibintu atazi yaho ubundi aho nibimucisha umutwe yavuga ati se wabirahiye waho undi aho niho yabereye kofi nigute se wowe usinyira inyandiko utumva kofi oromide samusaba imbabazi by the way niba yego oya wivuga ngo by the way si by the way sure ko watangaje igihuha Samu bigize icyaha barimo barakirega umuntu bivuga igihuha none se iriya baruwa wari uyizi ega none baruwa nasomye ibyo wasomaga nyine byari ibyo kwande Sosi yawe yarinde
cyane asomye ikintu ni ikintu nyine kiva muri groupe ya bene yego ko noneho uri uraho cyo sabira imbabazi nuko yasomye ikintu udazi inkomoko nyuma nkaza kubona ko ari fake news utazi inkomoko vuga uti rero none ugiye kurahira nkusubiriramo nkaho utazi gusoma twagiye njyewe Samuel Mutuyimana we uravuga ngo njyewe vuga nyine vuga ibyo mvuga vuga ngo njyewe uravuga amazina yawe Samuel Mutuyimana nsabye imbabazi abadukurikira kuba ndi umunyamakuru umaze imyaka 10 muri aka kazi ndi umunyamakuru umaze imyaka 10 muri aka kazi igiye kugera 10 muri aka kazi nkaba nazi gutandukanya fake news na news aho uri kumbambisha none se niwe watangaje igihugu nakwigifeke ibintu ubona byose ariko bitangaza nyine kuki wazanye ikintu kiki ahubwo nkaba naratangaje inyandiko ntaramenya ko ari fake news bivuga yo nk'umunyamakuru mukuru ko hano wari watsinzwe subiramo kuki murambambisha bajya ngo uzabitwara n'ibimenyetso mu rukiko ngo dore umuntu watangaje inyandiko muhimbano ikiwani reka tugaruke ku kiganiro cyacu rero zana rero abantu bo muri cya kigo ngo bakwandikiye baranditse we STT niyo yonyine se harimo byinshi harimo ngo nabitwa ngo batata nabo numvishe barira harimo n'ikindi niba ngo ari gitombora kandi nyango cyo yacyamamaza kuri televiziyo gitombora mukecuru ko byaba soma twagiye hano batanga intama se STT itanga intama mu baturage iyo za Gakenke buretse gato iki kintu iki kigo ngo ntabwo cyemewe umva cyanteye ikibazo niba iki kigo kitemewe ni gute urwego rwa leta rwakiriye abantu baje guha inkunga abaturage bakora ibikorwa bite kandi hano utagira ngo batanze intama atari ubuyobozi bwabwiye ngo ni intama zikenewe hano yego kuko baganiye n'ubuyobozi bashaka barazavuga ati ko dufite ihene nyinshi umuterankunga yatuye bakavuga ati mu majyaruguru ihene ntizikora mu majyaruguru ntizororoka vuba cyane ntizikora muduhe intama zitwa n'ubukonje ntabwo baba baranditse ibaruwa mu karere ka Gakenke bababwira bo bari bababwira icyo bakora bababwira ko bashaka ko bafatanyabikorwa bo kubafasha gukura abaturage mu bukene ibyo bintu nta byabaye bibaye bitarabaye meya wa Gakenke wakiriye aba bantu yaba azakira n'abazakorera umuturage ikizira byongeye ngo RBA iba ihari igira inama zihoraho muri iyo hoteli yo kugasongero hano i Remera ihemba abakozi bitwaye neza ngo si ibintu byose biba rwangombwa ari rwangombwa hari ni Muhamureke we yari muri Beneri ahubwo biba inzego z'ubuyobozi zitaza abo bantu abari bo soma icyo kibaruwa kirekire biramo nta kintu kibyishemo first the article pointed out that STT entered Rwanda this year baretse ukizana ibyo ngibyo byo kuvuga igihe yatangiriye babyanditse ari benshi harimo n'iby'ikinyarwanda n'iby'igifaransa ahubwo reka nkubwire inkuru bari bazi ko iki kigo ngo ari icy'umuzungu abandi abari baragiyemo ngo bakabwa ngo gikomoka muri Amerika zamura ahantu naguhaye ibyangombwa undebe hari ahantu naguhaye icyangombwa yewe icyangombwa yewe ikinuza cya projet iki ahantu ndi kubona ahantu hari amafoto hari ba sister bacu rwose ngo aha se tata oya ni certificate yo mu rwego rw'ubukera rugendo ukacwa certificate ko ntayabona hafi ro nze nyigushakisha iki kigo je nabonye ari bya bindi ngo induru iravuze muhanze mufunga iyo nzu turebe ikintu kiri kuvuga gitera iyo nduru birihera ngo dore iyi kampani ni nayo yakoreraga aha mu Rwanda yari ifite ama offices mu mpande zitandukanye z'igihugu none babonye ibyo bakoreye STT ubwo ni yitwa Tata ngo none babonye bakoreye STT none nayo bukeye ya brotse system kandi gitangaje bari bafite ibyangombwa nk'iby'indege ibyapa hirya no hino mbese nakumiro gusa mutubarize rwose ukuntu umuntu umuntu yaka ibyangombwa akanasora ariko twe abaturage wa muntu bemereye gukora akaturya barangiza ngo twimenye hano none se
aba youtubers Facebook Instagram n'abandi nabo leta igiye kubafungira business ko ari biri online kandi ko amafaranga bishyurwa bayinjije aciye kuri za banki akavuga ati iki nacyo gihostinzwe muri Amerika nyuma kugira account kuri YouTube then bakareba ibyo wakoze bakakwishyura abantu bakwiye kumenya ko guhinga no gukorera leta atari ibyo bitanga amafaranga gusa bareka abanyarwanda bafunguke bamenye n'ibindi byarira inyungu aho bishoboka babafashe gutuma bikora neza kurushaho kuruta kubyirukana. Aya nabonye bimeze nkaho Beneri mu gihe ibasha kumenya ngo cya kintu ntitwabasha kukirukaho bivuze ko ikintu kiba kitemewe mu gihugu. Iyi kampani yari ifite ibyangombwa bya RDB ariko bajyaga baduhisha amazina y'uwanditse kuri ibyo byangombwa bakatubwira ko bari kwirinda speculation ibiryi aha na ibyonnyi aha ni abatwitaga aba nabo twitaga abatimu creator bari baragiye gutombora ibihembo uwo mugabo rero niwe nyiri kampani ibaruyeho uhe bankurije amafoto Benjamin yadushyirireho cyane doriri hino wa undi si uri gukaraga kakawa muri ya nyubako tubwiraga Kimihurura cyane imbere y'umugore ucira amaso cyane oya uwo wundi wo mu mayero wakoraga muri KBC icyahoze ari KBC uwo nundi nawe yarabananguye acaho menye kurya abanyarwanda byoroha ni nko kumbi ry'amakoperative keretse udafite amenyo menye byoroha icyo ni kimwe noneho haje ikindi uyaramwe muzakora ubucukumbuzi barakubeshya nta mbaraga mfite dukora ubucukumbuzi uzakora ubucukumbuzi ku ruhare rw'itangazamakuru ryagize mu kuroha imbaga nyamwinshi mu kujya mu bucuruzi bwa STT kuko bacishwaga ahantu henshi byacishwagaho kuri data we ibinyamakuru bikuru hano banze kuza iwacu buriya bagira ngo akabonaga ibyangombwa bya RDB bumvaga yizewe nyuma John Rwangombwa ukamutubariza niba akorera kuri yewe data we yonyine ku buryo umuntu witwa Aline yanditse kuri Twitter agahita ahagurukira ikibazo kwa mugana ubu Beneri yari tarakira kira kibazo ubuse yashubije Alice gusa cyazo no kwasubije Alice kumvikana n'abandi buretse nkubwira ukuntu Alice rero ahubwo ashobora kuba ameze akarisa si bakame buri buretse urumva mu minsi yashize hari ukuntu twageze tubona abantu batangije icyitwa ngo baramutse bongeje ibiciro bya bisi ngo leta ikabakureho umwunganire mubibona muti cyayi kuri Twitter abantu barashyuha bahamagana uwabivuze kumbe yanazema kandi wowe ikintu yivuga hari akaririmbo bajya baririmba ngo abera bari dusize bambara baraje bikamera nka wundi se watubwiye ngo ariko mubona bangavu tubahaye ibiki n'ibiki byagenda bite akigendera ntibirangiye itegeko rigiye gushyiraho ko 18 umuntu Yesu urundi none basigaye bazi kuduteguraho gacuho azakanaga urumva munakigurukira buri Alice yabameze nka kwa kundi ngo abagabo b'ingabo bararwana ngo bikoza hirya ngo Dawidi umwana umushumba w'intama ngo azaba afite ibuye ry'isarabwaye ko yarasanzwe azi kwirasira inyoni n'itopito umumetso we gusa ngo akubita mu mutagira ryo ngo yica umugabo w'ingabo zari zabaye ibihanganye Alice yaba ari we wabaye umuhumetso Rwangombwa ari mu muhumetso wa Alice nuko bigahurutira bikikubita muri ibi company uri tatana za STT z'abati byose bikareka hari ikindi bambwiye cyahoze cyamamazwa kera kuri RBA cyatomborwa cyitwa gute ba Benja mu kinyibutse di kirari cya kera niba ukuntu cyitwaga buri Alice na Alice bene ibi bya Alice cyangwa Alice ni umuhumetso bashyizemo Rwangombwa bikanu kampani zigahuruduka no hasi ngo pi bakavuga ati guri yataragiye
ntago ari gusa tuvuge ko ari umuntu wari umurokirisa akavuga atayange ko yarya byakuvuna. oya nabonye abantu bashyira hari ifoto ariko byari bisanzwe hari ifoto ye ariko uyu mukobwa ni gusa uyu mukobwa we mumureke nge nibarizaga niba ari we nyawe ariko icyo nshaka kuvuga kindi Alice yagiye kuvuga nyuma yaho naribu yatanze ibiganiro ibwira abantu ngo bareke kujya muri izo company controlwa babagira inama hashize igihe kinini ngira ngo abantu bagiye kuri Google bashobora kubona Dr. Thierry Bimurangira umuvugizi wa RIB mu Rwanda avuga inshuro zirenze imwe ibiganiro bitandukanye byamanakaganage ariko ukuntu inkubiri baye nk'ishuheri bigahuhira rimwe harimo ibintu bibiri babyaje kuntera ubwoba uretse nkomeze nkubwira inkuru urumva hari ibintu mba ntahagazeho ni nayo mpamvu nanjye mvuga ngo simbihagazeho jye nazaza nsaba imbabazi nka Sam waje avuga ngo ibaruwa nako yabonye SMS ngo isobanutse ngo mwitsinda njye n'ibintu ndimo mbabwira azakuzaniye amajwi Alice ubu utayafite ntacyo ufite amajwi yazamera nk'aya majwi yawe yo muri RCA yazaniye muri RCA ntabwo yaragize icyaha yaragize amakuru ese amajwi yo ntarimo amakuru ya amajwi rizane nyine twumve niba ari utubwiranya shaki yashaka yego noneho inkuru jewe mfite urabona hari ukuntu ngo YouTube n'ahazari zakamejeje hambere ngo abantu bose bashinze YouTube ibintu byacitse arizo zihemba neza mbese nta gusabiriza akazi bigihari ntabihari ngo babisuzumana ubushishoje niba ari Google niba ari hakurya hano mu biyaga bigari ndavuga Iburera na Ruhondo ibyitwa ad mu Rwanda kuri YouTube bagira bate babijugunya ibisheke bisigara bisaba ko abantu bakora content runaka oya sinjye ghosting runaka bisigara bisaba ko abanyarwanda bakora content ishobora kurebwa n'abari hanze y'igihugu kugira ngo babashe kubona mu yindi ntambwe of course niba bashakaga kuvuga imyuzure y'amazi itwara bari Sebeya kugira ngo abari Rubavu n'abareba babirebe abantu bo mu Rwanda iyo mwatura mwese muri 2013 n'umwana warayevutse nta n'igiceri cy'icumi n'ijise bivuze iki ngira ngo ntabwo nzi uwakinziri uwo muryango asiga hari akantu k'akadirishya kacamo umuyaga uhuha gaturuka hanze y'iki y'u Rwanda abari kuri YouTube babona amafaranga batyo akomoka ku banyamahanga dushimira cyane bari abantu bari hanze abari hanze ya Republika iyo barebye ibiganiro byacu nibwo tubona amafaranga abo mu Rwanda niyo mwese mwatureba mwese hatavuyemo n'umwana warayavutse ikintu cyitwa imashi hacyo hani 10 by'igiceri ririmo abajya banatubwira ngo twabahaye amafaranga ntabwo muri mu bayatanze nta muntu warubyishimye none nasigaye ndibaza ese nuko nta revenue igihugu cyabibonagamo umva se zamagazina hari nyinshi hu uretse nkomeze nabirebye ndibaza nti none se ibi bintu bya YouTube umuntu abihuje n'ukuntu bafunze umuryango munini nk'amarembo ya stade bakadusigira kostara ngo ariho duhumekera imiryango ikinze baba ari nabwo buryo bwabaye kuri aba bantu bagasanga abantu batakijya gufata inguzanyo muri banke z'ubucuruzi bigiraga ku kibuno ntekereza ibintu biba bidashoboka umva ntekereje ibintu bidahwitse ariko ntimbujije gutekereza ko ubwonko ni nk'amazi atemba ntiwabuhagarika bakoraga bate kurya ako kantu ku buryo haba harimo uruhererekane rw'amafaranga bigatuma abantu bashobora kubona amafaranga mu buryo buboroheye kurusha uko batonda umurongo wo kuri banke n'inyungu zizavamo n'igihe bizatwara si uko ba Nyirambere bamuhize Rambere bamutsinze hano haruguru Nyarugenge umuzimu usigara usengerera hano ariko ubundi bari baramwishewe niko Rambere yapfuye nibajije uyu mugabo twise STT yaba uyu munyago nawe bagiye kumutsinda inaha akazasigara azengerera nka Rambere ibiraza gusaba urutanga rw'amaboko kumuterekera Rambere urabizi baramwishe turamushyinga ariko umuzimu ukomeza kuzengerera mu bantu umunoti wantije ibiceri kandi umuzimu n'ubundi ntugaragara niyo mpamvu burya Rambere atagira amasezerano y'ibintu bikomeye haca mu myuka mibi
ni icyizere. ijwi waribonye cyangwa n'ibintu by'ibiwanu ushoreye? Ndimo ndakurura natinze kubigeraho sinzi ngo riri he. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Bahu International Hospital bikorera Nyarutarama hafi y'urusengero CLA bufatanyije n'ikigo Actide International buramenyesha ko guhera tariki ya 3 kugeza ya 6 z'ukwezi kwa 4 hazaba hari abaganga b'inzobere mu kuvura no kubaga bakurikira: umuganga w'inzobere mu kuvura no kubaga indwara zo mu ngingo, iz'amagufa n'iz'umugongo orthopedic and spine surgeon, umuganga w'inzobere mu kuvura no kubaga indwara z'urwungano ngogozi, imisipa n'ibibyimba bitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga general and minimally invasive surgeon, ndetse n'umuganga w'inzobere mu kuvura no kubaga indwara zifata imyanya y'inkari, izifata imiyoborantanga, prostate n'izindi ndwara z'impyiko urologic surgeon. Ukeneye kwaka gahunda no kuzabonana na muganga hamagara kuri 0788125035 cyangwa 0782343710. ubundi iyi STT mu magambo arambuye ni iki ikora iki? STT mu magambo arambuye nari maze kubivuga mu kanya gashize ko ari ni kugira ngo tuyinjiremo neza noneho. ni super free to trade, bigenekereje mu kinyarwanda ko ari cyo dukoresha cyane. ni ubucuruzi umuntu akora igihe ahugutse bitabangamira indi mirimo ye mu buzima busanzwe. hanyuma uko ikora n'ibyo ikora ni uko itanga akazi. yego, itanga akazi kahe? akazi ka STT gakorwa na robot zibifitiye ubushobozi cyangwa se icyo twakwita imashini. izo mashini rero zibikorera mu kiganza cyawe igihe ufite ikoranabuhanga ndetse na internet ihagije. icyo tuba turimo kuvuga ikoranabuhanga, ubwo twavuga internet of course ibanza kuzamo, hanyuma tugashyiramo imashini cyangwa na telefone. numvisemo ijambo ubucuruzi. ni ubucuruzi bwo kuri murandasi? ni ubucuruzi bukorwa bute? bacuruza iki? yego, ubwo bucuruzi rero bukorerwa kuri murandasi ni nk'uko wafata ngo izo mashini twabanje kuvuga ahabanza zifite ubushobozi bwo gukora ako kazi ko STT igenera umuntu waje kuba umukozi wayo. muri ubwo buryo rero bigomba gukorerwa mu ntoki zawe. turaza gufata urugero. izo mashini niba zifite ubwo bushobozi bwo gucuruza ibicuruzwa bimwe biva ahangaha bijya ahandi, murabizi ko muri iyi minsi ikoranabuhanga nicyo kintu cyonyine kirimo kubasha kuduteza imbere mu buryo bushoboka. ishobora kugura ibicuruzwa hamwe ikabigurisha ahandi, hanyuma ikaza kubona icyo bita inyungu. kubereka ko uyu bosi wacu w'abamarishanti bo muri STT nkatwe tubikuza, hagiye haboneka ibibazo by'abantu bagiye babikura amafaranga avuye muri Binance akagatinda kugeramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. urabona ko hano ni kuri WhatsApp. noneho dore bosi wacu n'uyu nguyu, urabona ko nayo nabikuje amadolari still aracyari pending, ntabwo aragera muri Binance, ariko bavuze ko ni ugutegereza kubera ko bari kwagura ibikorwa byabo, barimo baraprogradingamo izindi system cyangwa ibindi bikorwa byabo. bavuze ko bishobora kuza gufata amasaha 6 cyangwa akarengaho. iyi niyo bosi wacu rero muri STT ujya ukunda kudufasha. abagabo barakomeye ku kigero kiri hejuru cyane barakomeye. nari mwandikiye mubwiye ko nakoze withdraw. okay, this message namwandikiye mubwira ko nakoze withdraw amadolari nyakura muri STT nyashyira muri Binance. urumva nyine kubera bira bibazo byose ntago byabura ibibazo, abari ibibazo byinshi. we noneho ansubije, dore message ansubije ni iyi ngiyi, arangeti yes I understand according to what John Rwangombwa mentioned on the phone just now. The Central Bank of Rwanda requires STT to apply for a financial license and pay deposit of 10 million USDT. John Rwangombwa also said that all merchants must bear 30% deposit on their C2C transaction account before they can withdraw funds. uvuga mu magambo makeya rero
twebwe turabitsa tukanabikuza, turi aba agenti ba STT. rero harimo ibintu bibiri. Ni nka za mashini z'imikino y'amahirwe, slot machine biriya bajugunyamo ibiceri. Hari abari professional bafite bya imashini birebire bimeze nk'amafirigo. Yes. Hakaba bafite ibingana n'aka kameza twita uturyabarezi. Havuka iki rero? Havuka conflit. Uyu ufite imashini yazanye bapimye ubuziranenge bagahagarika, yatangaga amafaranga kimwe n'ufite aka karyabarezi. Ariko bigatuma aka karyabarezi umuntu akavuga ati iyo nagiyeyo hari igihe umunsi wose ushobora kwira nta muntu uriye, kubera ko nyirako yaregeye ko ari urya wenyine uyu munsi. Ejo akaregera ko namwe muryaho nawe akaryaho akabajijisha, kugira ngo mutava mu gihe iriya mashini professional yo ifite imashini yibarira. Ntacyo wakora ngo uhagarike kurya cyangwa utarya, ntacyo wakora ngo uyihagarike. Noneho bituma abantu bavuga bati hariya turya neza, tukarya kenshi, reka ibiryabarezi tubyoroshye tujye kuri ziriya mashini. Ayayaya komforira intambara. Urumva ikibuga kiba kibaye nka Kongo. Hano urabona umusaza yabwiye undi ati twe nta kibuga cyo kurwanira, ibyago byose uteze turarwanira igombe. Icyo gihe iyo ntambara rero y'abafite izo mashini n'abafite uturyabarezi, ikibuga cy'imirwano cyari mu ofisi ya Ntuza yanga bitsinze muri Minicom. Ariko bagezeyo urumva mu bushishozi bwa ruriya rwego rwitegereje uravuga ati umuceri uramenaguritse, bati twabirebye dusanga umuceri ucitsemo kabiri, kandi wo winjira udasoze mu gihe w'abahindu usora. Waba ubizi ko umuhindu usora? Uriya ubwo se wowe ari wowe yitwa nde? Rwanda Revenue Rugane Ntwari Pascal. Ari wowe Pascal, wakwemera ko hinjira ibidasoze hari ibisora? Nareba imisoro. Nareba imisoro. Ashinzwe iki? Gukusanya imisoro. Hanyuma umuceri wa Tanzania ukusanya iki? Amasezerano gusa. Tuganya Nyabugogo. Muri Nyabugogo yuzuye muri Nyabugogo. Byarusha. Birangira gutyo. Urumva hari inkuru zibazira. Urumva mba ndaho ncanga ibintu abantu bakafata ibintu. Niyo umuntu abyumvise atyo akarakuntu iki. Umuntu ashobora kuzana ikintu akajya ku kibuga agakora agakina mugasanga uriya mukinnyi nta n'ikipe ikintu kirimo giteye ubwoba. Niba nyakubahwa guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda rwangombwa na ofisiye aribo bantu bonyine bazi ko batanga uruhushya rwo gucuruza amafaranga, umuntu akaza akamara amezi hafi 7 mu gihugu akoresha inama muri hoteli, amanitse ibyapa yarakodesheje inzu, afite ibyangombwa byose agakora, bakaba batarabimenya. Uzi igihari? Abanyarwanda abiteguye kutwiba nibakenyere ko bazatwiba ko ntago dufite umuntu wo kumenya ngo uyu ntakora uyu arakora. Umuntu azaga akorera mu gihugu ibintu bitemewe akamara imyaka akatwiyereka akatubanamo akadutera inkunga ku isaha runaka, ngura muntu ntabwo yemewe abiri mu nyungu zande. Uzi icyo bivuga? Uzi ko umuntu ashobora no kuzana umuceri wo mu Buhinde usoze uri maside akawohereza ku masoko tukawurya. Kizima kikaba uko wasoze kandi wujuje karite, kubera kari ufite yasuma kuyerekana ibici ibyo ari byo, bikaba bihagije gutyo gusa bakigenda. Muremera ko hano umuntu ashobora kuza agakoresha igiterane gisa n'icy'abakono tukakirema tutazi icyabaye? Urubyiruko ntirwaremye yo muri KCC batonze wa munyakenya gikapu cy'amafaranga akagishorera abantu batari ko bijya kumenyekana ibintu bigeze ku. Hanyuma se ko bamufunza bayatanze bungutse iki? Tambwera se ko bahombye. Nise badahomba ngwiki hari waregeye indishyi se ubu ntiyatsinzwe bamvuganira imuruza niyarangiye ntiyahoze nk'agasosi k'inama aho tuvuganira naba bagiye muri iki birarangiye. Oya yewe harimo abamagenda babwira nyamara wenda ushaka gusanga ari kuzimya inkubiri y'umuriro ikibatsi cyari gituritse hasi bari borebe ngo umuriro warutetse n'uwuhe n'umuriro warufashe ibishwangara hariyo ngo bakabasubiza mbwira undi bayasubiza muri cyasi wenda systeme zikazongera zigakora kubera ko wenda bujuje ibyo basabwa. Ese nta bisabwa kuko Beneri igeze isaba bano ba ngo ntabyo
ntibakwihakanye Sam uracyakomeza kukwiza ikintu cy'ikihuha wenda tuva mu mafaranga ntabyo bigeze banabasaba ngo ntabyo inzira kuva kwa RDB kujya kuri BNL iracyari ihagi ni ukuvuga ngo ikigaragariza ikambani ngo ziracyari kuri RDB ntabwo zambutse umuhanda ariko ikibazo gihari niba umuntu ashobora kuza agatanga intama n'ihene agatanga amatelefone mu baturage agahemba ba moto agakora mu nzu mu mujyi rwagati akadekarara imisoro agahemba abakozi be akabatangira imisoro akuzuza ibintu byose urwego rwa leta rutazi icyo akora uzi ikintu gihari hajya ntitugira ofisi ngo ishinzwe iperereza ku bijyanye n'iki kubutasi kumarira nk'ikigo ngo uzaba bamaneko kubutasi kumari mu bajyane ku ikosa enemy within zizamaneko mwashyizeho mugashyiraho ikigo zo kuneka ibikorwa ku mari muzi ko bite niba ari ikosi niba ari ishuri sinzi icyo abaneka aho bigira uzitera icyumvizo zikanguka nimuzisohore muzane maneko yamaneko kubundi imari yari nkiriyo imari niki imari ni ikigo gishinzwe maneko ku mari ya ku mafaranga ya leta baje agakora system platform igahurizamo abantu menya ngiyo mari irimo hagati icunzwe nande izafasha iki abaturage yujuje internet itari iyo mari yabarizwa nyirayo niba yicaye i Dakar akaba arimo gukorera hano aramutse akuyeho system akaburuka twabazande niba izi maneko bashyizeho zishinzwe kuneka ibyo foshombere umwenda izi ni nk'izabazayirwa pe yari ngiza Sadek zazi ni 500 zaje zibabwira ko mu cyumweru kimwe baba bahitanye umuntu twababonye n'abahungu baraho bari bizari cyumweru muzane zo mu kirere gusa muzane sabasaba turabarasa mu cyumweru kimwe none ameza bayaye bageze mu kwezi kwa 3 babaye ibiragi umva iki kigo ariko iki kigo banzu gishake kuri Google tumenye icyo gikora ikiri ubutasi ku mari dushobora gusanga ari ubutasi kuri banki tukaba tukizana mu bintu byo ku mihanda ikigo ntago ndamenya ntago gishobora kujya nko mu makoperative kikaturebera ntaza kumita na sa unano ntago uzi igitangaje ubu baborotse urinjiramo ugasanga baborotse nizo zira platform zose banyuragamo zitandukanye dore ndabona hano ikinyamakuru cyo kwisaha na rimwe kivuga ngo ibyo wamenya ku rwego rushinzwe ubutasi ku mari inshingano imishahara y'abakozi n'ibindi nk'ibyo ku rwego rushinzwe ubutasi ku mari Financial Intelligence Center FIC ni rushya mu Rwanda rukaba rwarahawe inshingano zahoze mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB rufite ubuzima gatozi mu miyoborere n'imicungire y'imari ndetse n'abakozi barwo rwashyizwe mu itegeko nimero 24 rya 2019 ryo ku itariki 29 z'ukwa mbere 2020 inshingano zarwo zigaruka ku gukora ubutasi ku mari hagamijwe kwakira no gusesengura amakuru ku bikorwa by'ihererekanya ry'imari wabyumvise bikemangwa n'andi makuru ajyanye n'iyeza ndonke n'ibyaha byo gutera inkunga iterabwoba n'ikwirakwira ry'intwaro ntokirenza uyu maneko n'uwikirehe ntabwo ari uwa Rutsiro Rutsiro na meya yaramuzi azi icyo ashinzwa bikirero ntiturabamenye kwakira no gusesengura amakuru ku bikorwa by'ihererekanya ry'imari none se iki kibazo cyabaye bishingiye kuri maneko amezi 6 arashira umuntu yaje gukora ibintu bitemewe atanga ingurube atanga inkoko atanga ihene atanga televiziyo atanga moto ajya mu baturage batandukanye akoresha inama maneko itarahuruza ngo abashinzwe ibintu batabare urabona ikintu gihari ko maneko bamushinze nawe yari afitemo payroll yari kuri payroll aho uyu mu maneko ushinzwe ibi uyu ni mugenzi wanjye n'umunyamakuru nawe azi inkuru yarangiye urumva ngo inkuru itaraba nitangaza neza apu nanjye mu nyangaje ntabwo nananirwa kuba maneko y'umunyamakuru nayo zararangiye se urabona n'impamvu igihe cyamuzanye ngo bagize ngo inzego ziba zirimo hari ubuyobozi bukuru ubunyamabanga nshingwabikorwa n'imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo yarwo yashyizweho n'iteka rya minisitiri ryo ku itariki 14 z'ukwa Kanama kwa 8 2020 nshakira maneko uyobora icyo kigo sinya nkunda kuvuga umuntu nkazimura ntamuzi umuyobozi mukuru w'ishami ry'imiyoborere ngo ni ibifaranga bagenda bahembwa muri shakira izina washa umuyobozi wa FIC Gashumba Jeanne Pauline
Gashumba Jeanne Pauline ngo iki gika cyavuga ngo muri Werurwe uyu mwaka nibwo kinyamakuru cyandika inkuru nibwo umunyamabanga mukuru wa RIB Colonel Jean Sirtayari Diharya yahererekanyije ububasha n'umuyobozi wa FIC iki kigo nyine Gashumba Jeanne Pauline wavuze ko gushyira mu bikorwa inshingano z'urwego yahoze ari Jano n'iki kigo ahita noneho abihereza Pauline kuko cyabaye ikigo kigenga Pauline urumva ntabwo narinzi ngengo wenda muneka ku bindi bintu ariko hano Pauline igisambo cyakurushije intambwe ngo urumve inshingano z'urwego bitoroshye ngo kubishyira mu bikorwa ngo ariko bishoboka ko hari ubushake bwo guhangana no kurwanya abanyabyaha binjiye muri serivisi z'imari batumaga iterambere ritagerwaho uko byifuzwa cyangwa bashinzwe kurinda ujya muri system akiba muri bank wasanga ari nkaho bigaragara abadukurikiye bahagaze kuri beneri gusa baratubwiye ngo abantu bashinzwe babisaba bashinzwe iki butasi ku mari maneko abarya amafaranga Mvaskova abantu baba babanje kwikingiza harimo akantu zana twumva urukingo yafashe n'ubwa covid yavuze ngo wavuze ko gushyira mu bikorwa inshingano z'uru rwego bitoroshye navyo babashyira wumva biko bitakomeye ahubwo azabikorana umurafu umuntu yamaze kumva ko adashobora yashobora ati komeza usome tutarangiriza aho ufite intego y'amakuru yo gukora ubutasi ku mari ariko mu bikorwa hagamije gukumira no kurwanya ibyaha biri mu yezembonye gutera inkunga iby'iterabwoba ibyaha byo gukwirakwiza intwaro nto n'ibya kirimbuzi ibyo byose bikorwa hagamije kurengera serivisi y'imari n'igihugu cyacu tuyibungabunga kugira ngo itinjirirwa n'abanyabyaha iyi mari ni iya leta nta hantu ihuriye n'iyabikoresha uwikorera ashatse yazana imari akadukuramo ayacu iyi ni imari y'igihugu ngo bitinjirwa n'iya leta apo niba ariyo aho wakazara gashoboye yaho ahubwo maniko ari ku kazi ariko niba atari ibi biraza guha icyuho rero abantu bafite ubwo bubasha niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu araza hano mumenya amafaranga KCD yatwaye Tom Transfer yamamajwe ku bintu binyamakuru byose iki ngiki nacyo hari ibindi byitwaga ngo supermarket n'ibindi bitanga imiti hari ibindi bitanga imiti ntazi ubwoko ibyo bintu byose bibera muri Repubulika y'Ubumwe bw'Abanyarwanda bikanamamaza utagira ngo hari igikora mu bikanamaza kuri televiziyo z'ibihugu hano zihera ku y'igihugu utazagira ngo bihera bishyura menshi kandi igihugu niyo yakira publicité ya menshi ariko ntiwayirenganya umukiriya azanye imari icyambere ryo umuntu yambwiye ngo aje kwamamaza ngo sinzi niba RBA banze kujya kubaza ngo RBA ngo umuntu aremeye tumwamamaza iyo umuntu aje kwamamaza urabaza uti akazi ukora karemewe ati cyane mpereza icyangombwa cya RDB ngewe nizo fotokopi nakira hano kuko ishoramari ryandikwa na RDB iyo ari ibyo kurya n'ibinyobwa amafotokopi y'uko urwego rushinzwe gusuzuma ko ibintu bifite ubuziranenge byahabwa rubanda nubwo yaba FDA yongeraho ko wemerewe kwamamaza nabyo bakabinyereka muzi buriya bari abantu babarozi bacuragura n'abandi bakora ibindi muzi ukuntu batanga amafaranga menshi ngo bakizinyatsi ngo abagabo bahwereye bakazuka abagabo ngo abaturage b'umurenge badahaguruka bagahagarara ngo Nyakabanda harya n'umurenge havuga ataba Nyakabanda mwana n'ubwo mutugere mu karuke abagore badaherutse gusura meya wa Rubavu hano ku kiyaga mwese mungere muzi amafaranga bishyura ariko rimwe na rimwe kuko batemerewe kwamamaza nkavuga ngo umpiga atazamfatira kuri aba hari amafaranga nkayaheba none niba abantu bamamaza iyi minsi yose bakaba bakora ibintu bitemewe dufite inzego zitandukanye dufite n'amaneko gucunga imari amafaranga y'abaturage agahabwa abantu n'ibimazirikira gutyo bayabona muri systeme burasebe ya beneri nimitubwira urumva uyu muntu ni maneko ngewe ibintu navugaga ni Samu wabizanya bisoma mu nkuru ntabyo nari navuze si inkuru sira hangani yanjye nibyo navugaga nyine ataza kujya ngo ninge watangije ibintu uri amaneko wari umuntu cyane urwego rushinzwe ubutasi ku mari ni Gashumba Jeanne Pauline ndagira ngo Madame Pauline ibindi bazabaza umwanditsi ndagira ngo kumwe ibintu bimenye ni Samu urimo kubisoma genda akora comment sinavuze inkuru igihe yasohokeye havuga n'amateka n'amajyari ku itariki 23 z'ukwa 8 2021
uwo ni si samu inkuru yanjye yandike acaje mu Google ibyo wamenya ku rwego rushinzwe ubutasi ku mari inshingano n'imishahara y'abakozi barwo. samu mwumva ko ari wayizanye mwumva ko ntacyo bisubiramo ndebeho ariko bwana madamu wa mugani wa madamu oya bwana madamu bise ko nuzajya ati madamu bwana madamu munyamakuru bwana madamu hano hantu bitumenyere imari ni yihe ni ya beneri ni y'ibigo bishamikiye kuri beneri cyangwa n'undi wese waza arimo gukusanya amafaranga y'abanyagihugu. Ubu se ko bavuga ngo kujya mu gutera imitwe y'iterabwoba inkunga aya mafaranga uyu muntu yubatse system akayaka abaturage babwira ko azayungukira akayashyira FDLR ntiwabutsinzwe. Ibyo nari ngiye kwibaza ntibaze niba nawe wabyibajije ubwo twembi turabivuze haze kubinyitirira ngenyine ntibaze nawe bivuge kugira ngo byitwe ko twabivuze twembi. Ayakusanyije akayashyira FDLR akavuga ati n'undi nibo bayampaye. Nasanze kuyakura muri bene wacu batayafite none nakoze umushinga ubaho igipuratifomu kiraho kirayasana hariya ntibigora upfa kunyura RDB. Madamu Gashumba nigenderaga pe hagira umuntu uneranya nawe mari ni nuyimenya azahitubwira ngaye nguko. Ariko hagati aho dusoza ikiganiro aba baturage bahombye bazize kwizera ku rwego RDB rwashyizweho na leta rushyirwaho n'itegeko. Ejo bundi bwo numvishe banavuga ko bagiye guhabwa uburyo bwo kwigenga nta ministeri babarizwamo bakaba member of cabinet. Gwasha gukora Rwanda Revenue ntago barabihabwa burundu. Urumva ko ari urwego rwa leta rukomeye byose mu rwego rukomeye rwa leta. Rero kubona umuturage mushaka ngo ashidikanye ku cyangombwa yahawe n'urwego mukaba mushaka ngo umuturage w'igihugu wese ngo muzamenye ibizima mu gihugu n'abitanga ngo icyemewe n'ikitemewe ngo amenye ko kuba yahawe icyangombwa avuga ko aje gukorera mu Rwanda agiye gucuruza ibi nibi. Uzi igitangaje hano hari ako nabonye nibasanga atari fake niba ari original ubwo nawe uzasaba imbabazi yari kurumva ko nshyizamo gushidikanya wowe waje wemeza ndavuga ngo niba katari fake aho naho nkutiye icyemezo ni Rwanda Revenue Authority icyemezo cy'uko kutabamo umwenda w'imisoro bahaye iyi kampani STT Sumuna Rwanda Revenue nyine iki cyangombwa bagihereza za kampani natwe turabifata iyo tugiye gupiganirwa amasoko. RDB ngiye yego kigaragaza ko wiyandikisha uri kampani. None subwo mwabantu mwe mwagira ngo abaturage bamenye ko uyu muntu ibyo akora biteme. None subwo ukora ibyemeye tuzamubwirwa niki iyo ugiye mu mujyi kuvunjisha byose bisubira RDB n'izindi nzego kugira ngo bigaragaze kuntu kamubaze ugiye mu mujyi kuvunjisha ugasanga iyi ni office bavunjamo amadovize uzajya ubabaza tuture niba Beneri yaragusinyiye cyangwa uravunjisha ukigendera kuvunjisha cyangwa uje kurebya urakora patron urakora igenzura kikuzanye tuguhe serivisi ijyanye n'icyo kuza oya ahubwo se wabitekeye cyangwa uravuga uti ubwo akinguye akaba haramanitse patante ubwo amadolari afite n'ibiciro mbireba afite ibiciro bingana n'ibyo Beneri yavuze biri ku muryango nkinjira uwo muntu nabwirwa n'iki ko akora ibitemewe nabwirwa n'iki niba ari rusahuzi waje mu Rwanda kwegeranya amadolari yose akayazayatwara tugasiga nta na rimwe dufite ubukungu ku isoko ikibazo kikavuka kubera ko amadolari yasohotse mu gihugu cyangwa atayatanga cyangwa akaba we avunjisha yakira amanyarwanda stock azashyira mu mifuka akajyana hagasigara hurinze umupaka kuko mu mujyi rwagati w'inyarugenge umuka ibishanga birakama ibigori byandabamenye byumira mu gishanga imvura igwa sareka twitahire gusa ibi byose nubwo mwasuzumye imari mugasanga yakorwaga binyuranyije n'amategeko mugasanga ibintu bitemewe nimubwira abaturage ni ryari umuturage azemera ko umuntu icyangombwa afite cya leta ari cyo oya kuba ari cyo nicyo ahubwo ko ibyo gikoreshwa ari cyo ujye wibuka icyaha baregaga wa mugabo wabajije inzu ye ya Beneri rega Beneri ni mushaka muzemere ko Beneri ari igihangano anatore ubu naryamye kuri 5 mwese Beneri ifatanyije n'uwo yari yarahaye inguzanyo ntibibya natori noneho kugira ngo Beneri mwumvishe ibiripimo ikamuhereza kuri gereza cyane
uzi bamuregaga iki noneho bamuregaga icyango cyitwa ngo Gukoresha batanye inyandiko ari impimbano basanga si impimbano basanga si impimbano ahubwo noneho bamurega gukoresha inyandiko ahatari aho itagenewe. aho nimwamuyobora mukamwereka aho igomba kujya oya baramufunga. oya sha si umuturage yewe muri rumu yawe ntabwo umubwira uti urashaka hameze gutya kata ku muryango wa kanga niho uwo muntu wamugumana ngo winjiye hano ute kandi atari wowe washakaga. ariko yari muri beneri ko bagufata nk'uje kwiba amafaranga nta mikino bitandukanye n'uwakwinjira ku isoko akinjira mu muryango ucuruza inyanya kandi yashakaga ibisumari. ko nta kirenge cyagiye mu bundi buryo yagiye kuri beneri gukora ku nzu beneri ifiteho kandi beneri irindwa na polisi kwereka ko uzi impamvu izindi banki ziba ziriho abasekirite ho hariyo abapolisi beneri y'igihugu. uriya mukoboyi rero yakandagiye hejuru y'umuyobozi arangije akajya abwira umutwara ati kura ikirenge cyawe munsi y'icyanyi nagukandagiye. abandi kandi bavuga uti muranyihangana ikirenge cyanjye kiyobeye hejuru y'icyawe. kuri iki kirenge nta bindi mikino. ndabashimiye mugira ibihe byiza dushimira abafatanyabikorwa bacu gusa dushoje ikiganiro tubwira inzego zitandukanye ntekereza ko nta nicyo tuzongera kukivugaho keretse igihe urwego rwa leta rugize icyo rwongera kubivugaho ariko rubanda rurarira ayakuhira imusozi ibigori bikera. rubanda rwibwa amafaranga atagira uko angana mu bisa bityo kandi kubera ko uwabikoze nta ngaruka agira niyo zigize mushobora kumufunga amezi 6 umwaka uwahombye wagahomba agatwara miliyari 20 z'amafaranga y'abaturage. aba baturage bazivunjwemo amezi 6 zikavunjwamo amezi 6 cyangwa umwaka usubitse. buri mujura wese cyangwa urimo gukora ibitemewe azakomeza kubyubaka kuko aziko iyo amafaranga yamaze kuyashyikira igihano mwamuha cyose nticyangana n'inyungu yabonye. ndabashimiye bayobozi mwe muteze amatwi abaturage namwe mugabanye ibintu byo kwizera ngo umuntu yakweretse icyangombwa ngo cy'ubuyobozi mujye mushaka amakuru aharenze hamwe. ibitari ibyo nimutirengera umugabo arigira yakwibura agapfa. mwirirwe bagira amahoro.